niba ari ikibaho, niba ari igiki cyo hasi kitakiroboka, noneho kirobotse mpita mvuga, ariko nyine ku maguru ni gato karobotse, noneho mpita mvugira mu isanduku ndavuga, ase mani kwe kimwe mwaduhagitse mani mukaduha isanduku ya fake kandi turi bubishyure. Noneho umutipe ahita avuga ngo wabuzwa n'iki, ubu ukuntu yahise ambwira ngo wabuzwa n'iki kurekera amasaro we muntu yigiyemo bwa mbere ari muzima. Yes. Twese duseka twese n'abadirekita bari bahita bavuga utakuvuganuze ko ari ibyo koko, wabona ari n'uwo baryamishamo wenda nk'umusumari ukamujomba ntavuge. Yigosha ahubwo se wa mugani ubundi k'abantu bose bapfa ntabwo uba bumva ko nyine bapfuye. Nta nubwo barekarama ko isanduku babahaye ari iki. Ikibazo none wowe yo asemani kubera iki mani nanabitobotse vipi babaramye ngo wabuzwa n'iki kurekera amasesha kandi uri muntu wa mbere wiryamyemo ari muzima. Yesu mwami, none se mbabarungiza ukuri Gitego, iriya sanduku mwayirisha amafaranga asanzwe arihwa cyangwa mwatanze nyine mwarayifashe murayikodesha gusa? Mbabarungiza ukuri kubera ko abandi barazigura bakagenda nyine umuntu ugiye gushyingurwa ajyana nayo. Wowe wabigenjeje ute? Warayiguze bisanzwe cyangwa niyo mwikoreye? N'umusaraba mani uziko abantu ari fake ngo narayiguze bisanzwe, none ubwo narayiguze ndayibikira nyine. Mbabarungiza ukuri barabanje baragupima, bagupima uhagaze, bamaze kugupima nawe naragiye nkajya njya muri buri sanduku I beg you. nkaryama mu ya mbere nkabona ntagiye, nkajya mu ya kabiri nkabona ibaye ngufi, nkajya mu ya gatatu ngize amahirwe mpura n'akankwiriye. Hana we cyakoze mbashije kumirwa pe, ndumiwe wumve ko numiwe, nifashe no ku myanya yo kumirwa. None se ako biriya bintu mugombe mu bimenyere mani, mugombe mu bimenyere. Oya biteye ubwoba mani, biteye ubwoba bya oya mugombe mu bimenyere, mumenye ko nyine icyo bita gucreating ibintu ntago nuko amungana ari mu Rwanda. Buriya nicyo kintu cya mbere, buriya nibyo nari ndimo ndavuga mvuga uti n'undi muntu uzabikora n'abandi bantu bazakina sinema umuntu yapfa ari mu isanduku. Gusa ntekereza ko atari nanjye watinze gusa ndi mu isanduku. Hari n'undi mutipe bita Racine nawe yakoze indirimbo ari mu isanduku, ariko we ntabwo yari ifunze nka kuri yanjye yari ifunze. N'undi mutipe bita Kalifani Govinda bose, ariko bose ntabwo zari zifunze. ahubwo sinzi, hari n'undi mujama usanzwe gukora uburo bw'amavideo, nimba yitwa nimba ari Samarito, niba ari Omarito, ibintu nk'ibyo. Nawe nabonye yakoze akavideo ari gucukura donc harajya abantu bashingurira arimo gukuramo ibitaka abisubiza hejuru. Abantu nawe baramwiha ngo urimo kwisurira ibintu bitari byiza, ngo nta muntu wigera ahantu isanduku igomba kujya. Ibyo bintu rero nibyo umuntu ashaka guca byo kuvuga ngo kwisurira arisurira icyayi. Abantu ngereka mbwiza ukuri, kereka niba habaho nta rupfu rubaho. Urupfu rutabaho nibwo umuntu ashaka kumbwira uti rero iyo umuntu ukoze kiriya kintu uhita upfa abandi batazapfa. Icyo nicyo kintu nakubona. None se ubu mu gihe uzapfa nanjye ngapfa kandi ugapfa utabikoze ibyo bintu, ahubwo se ntiwabikora nyine ba bantu ukabavugisha, ukabaha n'inkuru, ugakomeza ugatrendinga mu matwi yabo no mu maso yabo, kandi mukazapfira rimwe cyangwa bakazagutanga gupfa. None se abantu hano muri comment bakomeje bavuga ngo ko tukurambiwe se wagendera rimwe, turashize mu izina rya Yesu. Mureka kuzana umutima mubi.
Yesu we. ko tukurambiye se ariko ibi aba ari byiza ibi Yesu aba we, ari mbega byiza buri inshuti. muntu wese aba afite opinion ye Suba kuki abantu bumva bakurambirwa ko? oya kandi Gusa ahubwo ntabwo twa ubundi buri muntu wese aba afite opinion ye ukareba ibintu ibyo rero biba biri mu bintu umuntu aba ashaka buriya reka mbwira ikintu cya mbere kiryoshya showbiz urumva ikintu cya mbere kiryoshya showbiz kikanaryoshya n'ibintu buriya ufite umuntu uri kukwereka kote febre yawe akakubwira nabi ibyo bintu biraryoha kurenza uko wakora ibintu buriya football hatabaho Messi na Cristiano ntabwo zajya zituryohera iyo batabona biriya bigoro by'amatiku nyine byabo byo guhangana ntabwo byajya biryoha nese ugira ngo Cristiano na Messi bagiye mu ikipe imwe ugira ngo hari abantu bazongera kureba football ntabwo football yaryoha n'ubundi si kuba mu isi ari uguhangana no muri showbiz bisanzwe mu Rwanda hatabayemo amatiku yabanaka na banakashe ntabwo byaba biryoshye pe noneho hari umuntu gusa abanyarwanda nuko nyine wa mugani dukomeza ibintu n'abanyamahanga barabikora kandi nta bintu birenze biba birimo hari umutipe niba banzana ba postinze kano kaboro wa mutipe bita niba ari kabosi niba ari de yagapostinze reba comment noneho mbona umujama yanditse ngo ariko ngo umuntu uri kuvuga ngo content zarabuze ngo niyo mpamvu bari gukora biriya ngo muri USA ko babikora content zo zarabuze ngo cyangwa nuko ari mu Rwanda bakoze ako wamuganira ati nanjye mbabonasha mbese ibintu bya prank bizwi twabikoraga abantu bakavuga ngo ntabwo ari byo polisi ikabijyamo abantu bafungwe umva amaze kurya rero ndi kwiborosa ntibikubangamire njye se byambangamiraho iki boss wanjye urumva rero shangiye nta kintu na kimwe gusa njyewe byabanje kuntera ubwoba bigutera ubwoba gute umva nabirebye nabanje kubona ifoto muri groupe y'abanyamakuru kuri uri no guseka rega harimo n'ipamba rega ngo abanje mu mazu nabanje kuyibona muri groupe y'abanyamakuru mbamo nayibonye ntibagira n'ikintu barenzaho barayohereza gusa and I was like none se puisa vipizi abayizi urumva hashize umwanya ndavuga ati noneho reka mpamagare mubi ndavuga ati ariko mbere yo kumuhamagara reka mbanze menye wagwana singiye kubona nikatishije ku mihanda ya Kigali ngiye kubona mbonye intuzi mbonye akavidewo isanduku Yesu ndavuga noneho jama se abaye icyaka kanya ngiye kubona mbona abantu bari kwiriza ndavuga na bya bintu bana ni comedy bana ariko nahise njya muri comment nkunda ngewe comment bimwe bitabaho nahise njya muri comment ndebye uburyo abantu bari gutera comment ndavuga ni noneho ahantu harahiye neza rero biriya ni ibintu abashaka iriya niyo show muri biriya bintu niko kwitwikira mani nuko ahubwo reka mubwire inama mwana wanjye ugendere kuri abanyarwanda n'abantu batari abanyarwanda abantu b'iyi minsi basigaye bagira ukora utuntu makuru bagahita bashaka kukugirira nabi bagahita bashaka kubyapurika mu buzima busanzwe bazangirire nabi nababwira oya sha ubirinde hari igihe abantu hari igihe ufite n'abantu bakwanga ntubimenye bagahita bashaka kuzamukiraho mani bakakugirira nabi ntabwo wabonye hari umunyamakuru wakoraga kuri BTN yigeze gukora inkuru arimo kujya ngo kugira ngo kwigira ngo niba ari ahantu bashyira amasanduku ahita apfa hashize iminsi arapfa bahita bavuga ngo nuko nta muntu ujya wigera ngo ahantu ngo hajye umurambo ngo nta muntu ukinisha urupfu ngo uri kurwihamagarira niyo mpamvu abantu benshi no muri comment bavuze ngo niyo mpamvu iki
ntabwo ndi kukunda ibintu wari uvuze, ntabwo nabyumvaga. nari mvuze ni abanyarwanda turacyafite umuco ukuntu. oya reka nkwereke ibintu byose ntabwo buri muntu wese erega ubu wese undi wanezeza, urumva, ntabwo wanezeza ahubwo noneho yagira ugira ngo, urumva, ugira ngo boro ibintu bikora ko ari byo nakubwira ugira ngo wenda kuko abantu mwebwe mubimenye uyu munsi kandi radio imaze kutabira, ariko wayaprodinze uyu munsi bari baranayaprodinze. njyewe nubwo ahantu nayikuye kuri platforms n'undi bari nta nubwo ari platform postinze kuri Facebook, ndanyikuraho ndayishyira ko narayishakaga kwe boro nkanjye nayanditse kuri igihangano cyanjye ntabwo cyapfa ubusa, ubwo mba nzi impamvu nacyanditse kandi mba nayibonye feedback ngumva ibi nibyo mba nshaka. noneho rero tuvuge nka kano kanya ryamye na mu gitondo akavuga uti wenda koko byanye, urumva, inkuru ya mbere yaturenze dore imbogo. ibyo rero nibyo bita content. niyo waba uriho, niyo waba yawe igumaho bro, icyo rero nicyo bita content utitaye nta kintu na kimwe witayeho ngo abantu barabibona bate, ndetse ngo famiye irabibona gute, ngo ese wo creatinga content kuyicreatinga bikagenda ubona ubwo ukabona bakubwira uti rero ibyo nibyo bita showbiz. urakibrosa hari abantu rero ibyo bintu batabyumva nyine babifata ukundi kuntu. hari n'abazakugirira nabi sha, ahubwo mwana wanjye wicunge witonde, il faut faire attention. nababwira iki umuhungu abo bantu umva abantu b'iyi minsi njye nsigaye mbatinya, barinda intwari kuko nibitaga none se zaba nka nirembere pe hafi. none se uri mu biki ariko noneho utari kugaragara? uri mu biki utari kugaragara? sha wahora n'iki mwana wanjye, ntabwo wari uri kumbona se? yewe biriya ni ibiki nari ko nabona none wari wayirambitse nari nayirambitse, ubwo hari utuntu nari ndi gukora kuri ntuza kuri mashini ndeba ibyo ari byo, ariko ku isa mani kuraje, abaguca intege ubihorere, iby'abantu byo ntabwo umuntu yabivamo. ngemba ninde wapfa kunshyira ukundi sha, ntabwo umuntu yakora ibyo abantu bifuza, ahubwo ibyo nakoze nibyo bifuza, ntibabonye kuvuga. noneho hari indi komenti nabonye yansekeje, ngese ngo ku isa ngo ko ufite umugore n'abana ngo n'umwana ngo ibi bintu burimo gukina nabyo ni ibiki? nasetse ndavuga rise nk'ubikweri bene wanyu ufite umugore n'abana ngo ibintu biri gukina nabyo ni ibiki? nasetse ndavuga ni noneho abantu b'iyi minsi bararakaye, no kuri no mihanda bararakaye neza neza. ntabwo nari nzi ko
umugore wose ufite umugore n'umwana kuva ryari kuva utaramenya n'abanyarwanda ariko wisa wowe se cyangwa n'ubundi mupwisi wowe pwisa sha ndi kujya gushaka ikintu cyo kunywa niko wowe pwisa cyangwa ubundi ngo njye babiri ufite abana babiri biri seriyasi yesu mwami yesu urumva bitangaje cyane biratangaje cyane uwo bana na njyewe mba njyenyine ntabwo uba wenyine uba wenyine mba njyenyine mana ndetse naba mbana nawe zengurutsa mu nzu yawe muzengurutse uri kureba umuntu uri kureba muri iyi nzu se kureba umuntu ndi kubibona yesu ndi kureba umuntu sha nta muntu ndi kureba pe ubwo muntu nawe yaba afite ikibazo ndi kumwihakana mana nzanye akarabu ndi iwanjye mana reka mbikwereke this is me genda ujya mu cyumba cyawe byanjye kukwereka mu cyumba oya ntunyere ubwo se harimo igisimba kiryana nyine cyaba ari uwo muntu mu bantu wisa mba njyenyine shiri mba njyenyine nawe undi muntu tubana maze kurya nditekera ariko uyu munsi ntabwo natetse nagiye mu baturanyi nagiye kuvumba mu baturanyi ubu gahunda ari ukujya tumenya iminsi turya mu baturanyi niyo twitekera rero uyu munsi nagiye mu baturanyi noneho mu bintu bya mbere ngiye mu buzima bwanjye mu bintu bya mbere nakunda kumenyana n'abantu wari uri kuvuga ngo ibintu ndi kureba ntuzane televiziyo ndi kureba nari nirukanyije nuza filime nayo ndi kureba filime ndi kureba filime ya Rocky neza ko bivuze nkaho bitangaje ikintu gitangaje n'ukuntu ndi kureba filime y'abantu b'abarozi yo kuroga y'abana bakora ibintu by'ibimaji urarubirota sha uyu muntu ari kuvuga ngo mpa pase y'iki cyana nzacyo umuntu urumva iryo jambo yanditse aririmba yesu ngo azakigire gute ngaho umva sheri nirira inkoko irya n'amafi ngaho kontenti turiho ni iki turi kuganira mushaka ko tuvuga kuri iyo kontenti ese abamungana batabishaka birashaka iyo kontenti turi kuri video ariko ratapwisa reka tuganire ku kintu kimwe sibyo kamoso yagukuza kamoso muraziranye kamoso ubwo ni uwahe ari we mukire wa mbere muri Dubai oyazi abakire tumenyane rero njyewe nkunda abakire ariko n'abakire ndabakunda nkunda kwikundana n'abahungu badafite amafaranga nikundira abahungu badafite amafaranga abahungu badafite amafaranga bari abana beza baba bazi no guca bugufi baba bazi ubwenge nyine baba bafite ibitekerezo byinshi
byo kuzageraho. abantu utesha umutwe ahubwo ari wowe. Itara ryo hejuru hano rikamera voilà nuko mbona urumuri rukiri rwinshi. Umva se ngira ibintu ngo nzamusanga kuri Imana irihangana. None se ku isarata tubanze tuganire umbwiye sibyo? Ariko ikibazo njya ngira nuko njya nza kuri live nkavuga ibintu abantu njyewe nkunda kubaza urubyiruko ibintu biri gutera ikibazo kiri kugaragara hanze aha ngaha kijyanye n'abantu b'abatinganyi. Ikibazo nuko abantu dusanzwe duhurira kuri live bari buze kumbaza ngo kubera iki nkunda kuvuga ku bintu by'abatinganyi. Ariko ubona ari ikihe kintu kirimo gutera urubyiruko kwishura mu ngeso z'ubutinganyi? ni ibintu bibiri. Aha ntabwo ari bibiri nako ni bibiri. ni bingahe? bitatu. Iki ngo urumva kipuye ni ikigare nyine. icya kabiri ni ubukene. icya gatatu ariko cyane yego ko tunywa banza wiyambura imisatsi. Icya mbere ni ikigare, icya kabiri ni ibaze ko live kuvugana inyungu kuba nsukuye kandi ntabwo nashaka gusukura. ubona gusa nabi oya nuko binyungoje nyine. mba musobanurira ikintu mana. ikintu cya mbere ndakikubwira. icya mbere ni ikigare, icya kabiri ni ubukene. ugasanga urumva ugashaka amafaranga ukajya kuyashakira muri biriya bintu. gatatu rero hari icyo bita nyine ikikurimo nyine mani bro. icyo bita nyine ari umuntu biriya bintu bimurimo we ari muri we afite amaraso y'ibyo bintu atanazi atari ukugendera mu kigare. turabikara hari abantu rega hari n'abantu baba barabikuranye njye hari nabo nzi twiganye za segonderi cyangwa na primaire nyine aba ameze nk'umukobwa ibintu bye byose 80% namushyigikira pe. n'umupedi wabivuga ukuntu mugira ukuntu nta mungani wanyu mumeze nk'ibintu. ubundi dore ahantu hose bipfira ni mu maklabu naho ibyo bigare byose bitangira. hari ukuntu ujya muri club ibintu by'ibigare ukabona muri club umukobwa ari kwigisha umukobwa wundi wogira ngo hari igihe abakobwa wenda wowe ushobora kugira umukobwa wo muri lesbienne sibyo utabizi lesbienne kazi ukabona uramubyinishije wumva umujama lesbienne arumva we byaba arumva ibintu bimeze neza. buriya niyo mpamvu nta mutipe buriya amagay niyo yagowe kugira ngo ubonye umuhungu ari kubyinisha undi muhungu niwe wanabakubita. shagiye ntabakubita ahubwo mba numva gusa hagiye gusiga mbona ari byiza donc nyine abakobwa ngiye mbona ari nyine like uko ngiye bijya bintera iseseme ariko mbona nyine kwishimira umukobwa mugenzi wawe ari ibintu biri normal. ariko abahungu mbona biteye iseseme kubona ikintu cy'iyungu gifite ibyanwa kimeze uko kiri kwiyubwisha ngo bebe ngo shu yewe yarabivukanye bene nkungu yarabivukanye rwose namushyigikira nazanamufasha nkajya mufasha kujya gutembera agashaka abahungu bagenzi be bahuje ibibazo. ariko nkuzi nari nsanzwe nkuzi
wamwica se ariko usanze ari mushiki wawe usanze yarabaye umutinganyi wamukorera iki mushiki wanjye usanze yarabaye umutinganyi icyo cyaba ari ikibazo twakwigaho nka famiye ko bakimariye ntabwo amabara ibintu by'abatinganyi by'abana sinzongera kubibaza gusa ngewe ngize imana nkahura n'umuntu uba muri showbiz nkahura n'abantu baba muri showbiz donc b'urubyiruko kandi bino bintu bimaze igihe nyine like biri kugaragara cyane bigateza akajagari n'urujijo uri no gusanga umukobwa donc kuno abakobwa tugira abashuti bacu nyine ukagira nk'umukobwa wa best friend wawe mwaba communique cyane nyine donc mwaba on touch cyane abantu ariko mwana reka nkubaze ikibazo reka turebe umuntu wanditse ngo abakobwa bari kwambara udupira twa Brazil njye ntabwo yari umupira ni ikanzu by the way ni ikanzu nambaye ntabwo njye nambaye umupira bavuze abambaye udupira njye nambaye ikanzu udupira tuba duciriye aha kandi njye nambaye ikanzu iramanuka ikagera hariya manuka ndebera noneho uyu nguyu ngo twari tuzi ko wapfuye brother havesing uyu mukire se ngo witwa Emi ngo ngahima namba zawe uzikoresha tisheri yigo shu handitseho Brazil handitse debe ukuntu ndi kubereka utuntu handitseho Brazil ariko ntabwo ari umupira umva nkubwira umuntu nganira nawe nyine mwumva ibintu ibitekerezo afite mwita ukundi kuntu nanjye mbishyira mu nyurabwenge zanjye ese iyo misatsi urayihambura kugeza ryari tuvugisha ukuri ugira ngo se iyo ufata nta kirida ufite butize kirida cyangwa butize igisokozo uri gukoresha intoki biratinda umutere stories n'ubundi mbikoze bya just kugira mu gitondo hamagara umuntu azi abinsukurira ntabwo ni kuyo gutya just nyine tu umva ngusobanurire ikintu abantu iyo uhuye n'abantu sibyo iyo uhuye n'abantu babaza icyo kibazo sibyo ngo kandi abantu bamaze ngo kubikumenyaho kubaza ibyo bintu hanyuma se kubera icyo ubibaza kubera icyo ukunda kubibaza igisubizo nyine ngewe nari ndikunda kubwira impamvu mbibaza urabona muri showbiz tumaze igihe tubona abantu benshi bari kuba batinganyi donc nko kuri TikTok focus nari ndiho mbona hari uduhungu twiza imana twiza b'abahungu nyine bashobora kuba bavamo abagabo bazima ugasanga uwo muhungu wakavuyemo umusore muzima umugabo muzima ari kwitwa like umukobwa agakora activite nk'iz'abakobwa yamara akagenda akishishaho inzara yarenza gushishaho inzara akisigara bero ku munwa agasiga tiro akagira ibiki ugasanga kugira ngo nyine acting nk'umuntu w'umugabo ukeneye umugore azana umukazani wabo azana abuzukuru ahubwo arimo gukomeza kurura nibo impamvu ngewe mbibaza cyane ndi umukobwa isingo mu minsi iri imbere wenda nzaba mfite sheri how did I get here mu minsi iri imbere nzaba mfite sheri ikintu kimbabaza rero ni ukuntu mwebwe abasore mukomeza kwitwara nabi gutyo mugakomeza gutinza abana kujya ku ishuri mu mwanya wo kugira ngo mwebwe muze muturambagize mugatuma abana twakabyaye bakomeza gutinda kujya ku ishuri imyaka igakomeza ikicuma kandi uko imyaka yicuma nuko minivare ziyongera ubwo wagakwiye kuza ukanyegera tukareba ukuntu tubyeranje vuba na vuba abana bakajya ku ishuri hakiri kare utaretse ukareka kwitwara gutyo bamusobanurire rero ibyo bintu buvuze
Hey. Wow, ubwo 80% abantu bakumva bahita bumva kuri umurezi ngende. Mu izina rya Yesu ngiye nikundira abagabo. Urumva 80% abantu bahita ntabwo nanoze nabuza abantu gutekereza ibyo bashaka. ariko for sure njyewe ibyo bintu birambabaza, nibyo bintu biri gutuma dukomeza kugumirwa bigatinza abana kujya ku ishuri. avuyeho se. Guys, mbanza bunije ariko haracyari kare wana. Agasanza yaracyari kane. Guys, mumeze neza ariko turebe umuntu ushaka kuza kujyaho ajya ahita anyandikira kuri umuntu ushaka ko muzamura kuri Instagram ajya ahita anyandikira kuri aho ngaho muri message muri comment wandike ngo nzamura kugira ngo mbibone, kuko ndi kujyaho ku bantu bari questinze, hariho nk'abantu barenga 10 ntabwo ndi kubasha kumenya ngo ni uwuhe ndi buzamure cyangwa ninde nari buzamure. Urumva dore nk'ubu mumaze kuba 20 iyo tujyaho nyandikira umubwire ngo nzamura. Guys,